Mfindi n'abajene nk'abangara uzi ukuntu bitagusaza banza haraho nibeshye nkaherekeza abandi wowe buryo si bwo niba narabyaye George niba narabyaye Baneti Nyabaki sinzi ibyo nabyaye mbese komerukane narabyaye neza kuriya mwana yaje ate koko Yibira aramuhunga ashobora kuba nagukunda izi saha iki gitondo izi saha utaragera muri class ikagera igihe suze mu munda sister bimeze bite ko ndebe uri kwiyumvira ko bimeze nkaho ufite ibibazo amaye uvuye ko ariko wari uryana mwana wa mama se ko nanjye ubona umishwe n'iki se kandi ndino ku kazi n'iki kintu cyagustereje inde mu nagustereje ku kazi kararengana akazi kararengana w'abandi ufite ikihe kibazo se kintu mbona buzaho mpera angahe nanjye mba ndimo nkurikirana match zanjye ko nawe match zawe mana yanjye banateretseho rega aha banateretseho mba ndimo ndarakora abana b'iwacu abana papa yabyaye wowe nije kirumba kirimo se hehe cyangwa ubona mwana uzi ubwenge noneho ubundi niyo mpamvu mwemereye rumva nandi musaza wanjye mwemereye nikenira ijoro ndayikubwira yego se ariko mama yarabyaye we yego uze kwingurira wenda ugiye muri mu kuko ndimo mbona warakaye uri kure sinzi n'ubundi wenda ako kantu wenda kaza kumanira ibibazo mfite rero inga nkubwira kubwira ibibazo mfite muri iyi nzu yambwira gusa nyine ndumva nanjye bineye impungenge kabisa kuko ubabizi ko ibibazo uba ufite nanjye aba ari ibyanjye tuba tubisangiye sha rero narabyaye ariko noneho ubanza haraho nibeshye wibeshye se gute kandi nzi ko abana bawe ari indakemwa ngiye mba mbona nta kibazo usibye wenda uriya muhungu nyine utuntu mba mbona basa nkaho nshengacenga mu kuntu ariko nanjye mba mukurikirana gatanu ku kandi ubanza haraho nibeshye nkaherekeza abandi wowe buryo si bwo niba narabyaye George niba narabyaye Baneti Nyabaki sinzi ibyo nabyaye mbese komerukane narabyaye neza kuriya mwana yaje ate koko ntabwo bibaho niba reba uriya muhungu wanjye wa bucura ishuri ryamunaniye uriya wiga muri forever cyane ryamunaniye umwana ajya kumva nkumva profe arampamagaye ryamunaniye se gashaka gukora ikintu akabya numva noneho bampamagaye no kuri telefone namukanya dore barimo bampamagara ati umwana yatunaniye none ngo yamenye ikirahure cy'ishuri idirishya yarimena kuriya ni gute ifata kamena ikirahure ubwenge urabiza amafaranga asohoka muri iyi nzu si amafaranga menshi amamodoka araparitse ntabyo tubuze pe amazu twararunze sibyo ariko uriya mwana arananiye noneho ejo yaraje yicara ahangaha ati rero Mary ngo sigaye nitwa Mary none Mary nyine ataranakwiye ataravuga ngo mva se nta mama ataranagashira ako kana aho Mary ngo mva Mary ndagapfa umukongo araje aricaye ejo arambwira ati Mary rero ati ubu ngubu nakuze yakuze urumva ako kantu yujuje inkoroboye nakuze yujuje inkoroboye ngo yakuze kandi ubwo nta bishyira mushyizemo wakuze rega nawe barira mwana sister nawe barira bari abana ndabakunda ubafata munyo ureba nje nubwo bwose tuyingayingana mu myaka Sirias yagenda ibintu nkavuga ati mushyira hasi mucira igiti rega iwacu nkora none nakibabariza mushiki wanjye iwacu ntabwo bigeze batureresha inkoni abana nabyaye nta mwana nigeze mbyara nareresheje inkoni ariko uriya we noneho niba baramushyira no muri gereza simbizi komeza barashaka amafaranga noneho kugira ngo gukora business amafaranga ko numva muhungu atangiye ibintu ariko ngenje nkeka ko ashaka kuba ari ibinanywa kuko nsigaye mbona ameze nk'aho afata amadrogo ukuntu icyo nzi cyo ntabwo ari shyashya uriya muhungu ejo bundi navuye ku kazi hari isakoshi nasize hariya haruguru mu cyumba yibaba we umwana yacunze ku jisho rimwe akuramo amafaranga arayatwara uriya nuko wenda ndi umuntu w'umugabo ndi umusore sibyo nta buntu bw'ubugambo nyine wenda njya nkunda kujyamo cyane sigaye kwiba amafaranga ageze aho akwiba sha yanyibye amafaranga yatwaye rero ikintu umuntu agomba gukora none bari kwisaba amafaranga
ikintu umuntu agomba gukora ugomba ngira inama gufata umunsi muri weekend atagiye kwiga ukicara aha ngaha twese duhari ukamubaza ikintu akeneye sibyo niyo mico ukamubazana ari kuyikura ubundi ni we waje kwa ko wasanga afite inshuti mbi yego aratamusaza noneho rero hari umuntu uhanga ngiye kureba reka ngende njye koga sibyo gaho genda komeze wihangane nanjye kandi muri hafi genda ndabizi shanda ndabizi icyo wakenera cyose wambwira ni ukuri rwose sawa nari nanjye kajye muri douche genda nanjye reka nikuremo imyenda sawa Siyeti rero urangiye kundeba gutya wowe nuko mbyutse nkuhagarika hano muri iki gitondo kugira ngo ni ibintu byose nyine gutya abanyeshuri tuba twabuze ikintu dukora twumva yuko twaza tukaba turimo turakina ucapu ngibiki n'ibiki cyangwa se ubudenesi urumva irasa ku ntego ngiye kujya gukora etide se ku ntego nyine urabona mbona igihe ikintu nshaka kuvuga hano uri inshuti yanjye sibyo kandi kuba uri inshuti yanjye wumva nyine yuko dukeneye kuzajya tuganira nyine bya hafi gute kanyumvira nawe si uko waganira n'umuntu gutya bya hafi nyine ubwo ntabwo byumva ariko wajya ubimera n'abantu bijyanye n'amasomo se n'ibyo nabyo birimo ariko nyine n'ibindi bindi nabyo nyine nabyo bikaba byazaho umva bijyanye n'amasomo ntayo byaze wari gushangira reka njye n'utuntu tw'amazina ndi kwiyandikira mama ukunda alphabet reka nkunda kwandika izina ryanjye biteye ubwoba niba ukunda no kwandika ibiboro bya time table gusa ese nabonye ko niyo ku kigo bafite ari njye wabikoze njye yari ako nigeze gushushanyikiraho akayepo ndetse nyine kwa kuba umuntu adaherutse classe nsanga ibintu mwabihinduye bya danje ako burara akantu n'ushize njye naguhishe uzi ko yaro hano ku kigo ari njye wari designinze ya boro twa iri kuri gate kandi master shop ikarangira n'ubundi atwika akajeho umwana abasenzi baraturya ariko bro nabidanje ariko nyine no kubaho gutya ibya danje je bundi mpamvu kuba tutajya tugira gute tutajya dusibira n'ibyo biba birenze yako nawe wanjye mbona batwimuka ku giceri ni ku giceri ndabizi iyo ndebye bakapu buryo wabize bashikoye bro twebwe ugasanga kwiga ugasanga yakurishije nk'amanota 5 kuri conduite ndasanga ari bari ibisazi twebwe bro jemba mbona ari ibintu ca ntazi kabisa ni Imana yitwiyimurira ni Imana yimurira abajene bayo muri se wallahi no grave ira mu butarayijyamo yagoroba tugomba kuba twagiyeyo ntakiriwe tuze kumufunga nari tuze kugera aho gusa wakina akana nabonye muri class yanjye karakana gafite ndi bose ko gatereta mani ego birabinega byo muri bingiye none amaze kubira nyine ubwo si ibyo bindi ushaka ni iki bana n'amasomo nayo ni sawa pe urumva kuburiya ntazajya nza turasobanurirana fizike yaba yakunaniye nkagusobanurira kansobanurira ubona natagusobanurira kansobanurira cyane rwose ntabwo wagusobanurira twasobanurira ese wowe nta kintu wansobanuzaho bizagiza nabi ariko n'ubu nimukumve ko muba muzi ibintu byinshi twe nta bintu tuba tuzi ntabwo umva nta muntu ujya ubura akamaro nese kumva mbona buri kuguruka n'iki urabona umwanya wo kwiga erega ubundi buragiye kuba ndimo ndaguruka iki ni ikigaragaza yuko hari ibyo mfite mu mutwe wanjye sibyo ko najya nkunda kubishyira public ngo abantu bose babone ko nyine ngenda umuntu urenze akubundi n'umusaza ngenda narenze aho ubundi nawe ubibona buriya nubwo ndeba gutya mfite byinshi mu mutwe wanjye nshobora kuba nanagusobanukira ko najya nkunda kuba nabyereka abantu ngewe kandi gendere ndumva nta bintu biri kuvuga bizima kandi nkeneye kujya gukora etide gendere kagende niyo nari tuzaba kandi hari ikintu nendaga kukubwira mana nabyo nari nkurendereye umva
byari bisazi nyine. Ese kuzindutse uri kumwe n'uramungu azindutse akubwira iki? Sinzi ibintu yari kumbwira agashaka ko njya muvugisha cyane. N'ibintu biraho. Uramungu ashobora kuba nagukunda. Izi saha iki gitondo izi saha utaragera muri class igangeraho. Njye suzi mu mwonda se. Ariko yaraye mwiki kigo yaraye agutegereje. Ntago mbizi umunsi sinzi cyamuteye kuzinduka. Yigeze no kukuntumaho. Numva ari kumbwira ubusa nyine gusa narabyibagiwe ntaho nabyitayeho. gusa nabonye no mukapo ntabirenze mukapo ninja bizi imwe ya nyuma nta kintu gituma avuga nakadaje ni idage ribi cyane muri none sinanubwo ndi wita nsara kako ari kira gikese mbuyemo shumi n'ubu nyine ndacyafite ubwose ndumva ukuntu barahejeje bwo hanze ubwiye nese ko nabonye mwagarutse nta babyeyi nyine weho twaragutegereje cyagiye ngo tuzajyana muri BDR baby nibyaza noneho Friday ziboro zari zabaye cyagiye utaje nzajya nsiba iminsi 5 nawe sibe hindi urumva uzajya siba 5 igihe nsibe nka gacumi bitamburonja mu cyumweru ngeza ku wa gatatu indimbi sisigaye bari weekend cyakoza Friday nyine keretse mfite nk'igiprote cy'umugabo nyine wambaye biwanje tuniki shumi byabaye bisazi ngire gutya nyine ndi kumufatira kuri staff kandi kuri staff kuri zirara zo hepfo mo hepfo shumi bibi bisazi animateri atogwaho ako nyine wa animateri w'idage nyine yego abantu tunana bikomeza niyo mpamvu bamubwira ngo mfite n'ubwoba giye ko ashaka kuba yanagira gutyo ukumva ngo banantanze ashaka kumva ngo nanavuyemo tunakomeje gusa nabonye ejo simba ejo kwambere bana nta kintu babivuzeho akora animateri akora niyo ari bidanje animateri akabidufite ni bonori y'ijyanyo ese ubundi gufata umwana ibintu birenzemo twahereye rugurira hose nkubwira uti mbwira umba mfite amashusho yenda kugica ntiwabyumva erega nanjye ndacyamukuramo amakuru ntago ari ayamukumbishaka buri gihe uko mbimubwiye arambwira ngo ari kwitekerezaho ntago ajyamo igisubizo gifatika ngo nanjye nkuzane nyine amakuru yizewe ubu ndabakobwa ndabizi ubu buca hirya mbwira niba yarabikubwiye ati wapi bizashoboka nyakasubwiye bizashoboka umuntu mujya guca hirya hino byagumukira ubu oya ntago ari amakaniro kuko nanjye mbimubaje aranjijisha agashaka ko tuva kuri iyo ngingo ngo tuvuge ibindi nyine agashaka kunjijisha ubundi muri make ntago wamenya ibintu atekereza basa mvuga nabi cyangwa mvuga neza oya ntago ajya kuvuga nabi nta nubwo kuvuga neza ubundi nta nubwo abashaka ko tukuvugaho gusa nyine wenda burana ari urukundo rubimukoresha igihe kizagera nyine akagusubiza urukundo rwansize hagati y'amenyo ubwo ndi hagati y'umunwa n'ururimi Nerese ko njya mbona muri kumwe iyo muri kuvugana nta kintu ajya kubwira dore noneho ngiye turi kumwumva agenda nigize gentleman ntabwo yameze biteze sawa ashaka uburyo ki umwana namutereta reka da niba wabo bagira ibirozi bivuga ati cishwa ahangaha no mushyikaho amagambo arugiye kuvuga itazima niba bagira ibiki n'ibiki banangiye ukubeshya pe ukira aho ngaho rero iwabo baramukanira pe iwabo baramukanira ku rwego rw'ejo ntashobora gusohoka atagiye ku ishuri nta kintu n'iki na kimwe ashobora gukora hanze noneho banamenye ko ari inshuti n'umuhungu ko bavugana n'umuhungu bashobora no kumwirukana wenda ashobora kuba aribwo bwoba baba bafite cyangwa wenda adashaka kugusubiza ntawamenya nesu arinze angana kuriya nta mukobwa n'umwe barakunda isaba Adia ni single senti. Senti biteze. Umwarigira umushyashya. Nabwo nawe je muri bano baje vuba cyane. Nani so online. Icyo gahunda se umwaka utangiye gutya umuntu washyashya kigutamenyere. Gahunda yo kwiga kabikabiriza. Niko mba nkubona ariko nanone nkabona nyine nagura umuntu wabikabiriza ati gute nimbona uri umuntu wakiga ariko utabikabirije nanone
undi se wamenya cyangwa nita Filati ngo ni Cynthia none se Cynthia ese wari twebera amaho inshuti tu just friend eba ntacyo bitwaye kwisi ubyemera se nkaho inshuti nyine ni ibintu bisanzwe ego umuntu utazi usanze mu kigo gutya ugahita agupropose ukabyemera nta kibazo cyane ko nyine natanagira n'inshuti hano nta wundi mushuti wawe ufite mfite umushuti umujama cyangwa umukobwa yako nahise nta musore ufite igeze ukundanaho yego ego kumva nyine abajene nk'abangahe uzi ukuntu bitagusaze gute abajama 10 ntabwo bigusa cyakoze iyo mbwira wenda abajama nka 2 uko mugaragara nk'umuntu ugira isoni nyine cyane to ahubwo n'ubu kuba mwinjiriye ni kwa kundi nyine cya hano ubona uri kubwoke nkwiyenzaho nyine to nise ubwo ugufasha ute neza akurambeshye mbwiye ko atari ikintu naje mu 10 kandi ikigaragara cyo ntabwo ari byo kandi ugira n'amasoni mwana garagara nk'umuntu wagira isoni nuko nyine iki kigo nakimenyereye ego bizagenda bishira twebwe nyine tumaze kuba abansiye muri iki kigo twaramenyereye ni confusion wagira nyine ujya mbaza ntari bitondi niga ntari biryanjye sibyo ako ibintu by'amasoni biba ari ukuri mushyashya ndiko ndi mushyashya sanze ari umuntu ugira amasoni wapi nta kintu twavugana seri nzagenda amenyera gahoro gahoro nisiko cyo mbari ipantaro nyine ndi umusilamu uri umusilamu wiga ku kigo cy'abasilamu okay ariko hano uzajya wambara ijipo oya ndi ipantaro reka ndamupantaro ko mbona kubereye ntabirenze ubwo igiko ko Satani ari umugome anyushya kuvuga ibintu nangiza njya kubivuga bigahita ncurika ibindi ese kubi wabo bamukanira bivuge ko atakundana n'umuhungu simbizi naba nkubeshya kuri inshuti ye ndabizi ko abakobwa murimo muragane ni mujya mubura ko bamwaganira ku bintu by'abahungu abo yakubwiye ko nta muhungu arakundana nawe ntabwo ajya bimbwira gusa nyine mu kigo hari ukuntu njya mbona ntazi hari umuhungu nyine ukunda kumutumaho utari wowe uricyo ariko ntabwo bakundana wabwirwa n'iki nyine bari inshuti biri aho ntabwo bakundana njye niyo makuru mfite ubundi reka mbona ariya mafaranga nzayisubirana aya ntabwo uzayisubirana njyewe ubu ngubu ngiye kugushakira amakuru ku buryo n'amafaranga nzayabike kandi nzakuzanira inkuru yizewe cyangwa nzakwiteretere n'ubundi nyagwe oya uzabanza ugerageze hariya n'ibyanga natwe tuzapanga ntariye cyangwa ntabwo wanyemera oya banza nyine ubwire uriya mugenzi wanjye mubanze nyine mu byumvikaneho ibikunda bizakunde bidakunda ntabwo byihorera nyine reka wereke basi mfasha nushaka kumbwira nagupfukamire pe urumva ariko uriya mwana umunerera imitoma urumva umubwira uti Jay inakupenda sana umva yaragupfiriye mana we nzabimubwira nzaje gusa nyine ntakomba ntagize penese ko mbimubwira akaba ashaka nyine ko iyo topic tuyivaho tukajya ku bindi ntago wamenya icyo atekereza niba ikibazo ari wawe niba ikibazo ari we ntago wabimenya ngaho basi ngira inama y'ikintu nazakoresha byansindira uriya mwana ujye umuha time yawe nibishoro se nabyo nanabishore nagerageze nyine umuganirize nimuba muri kuganira wirinde kuba wavuga kuri ibyo bintu by'uko umukunda wenyine uvuge ku bindi ibyo ngibyo ujye ubizanamo gakeya nzani iby'amasomo uzani iby'amasomo ko tuba twiribanye muri karasi se ubu koko ntiwamenya nyine ntabwo wamenya ikibazo ariko reka nkubwire